umugabo witwa Kereva wavuye ahantu bita ngo Nyagatare. Ari aho waba umuzi? Ndamuzi, Kereva ndamuzi. Muziranye iki? Muziranye gute? Kereva muziranye gute? Rero uwo Kereva ahubwo byaranunguye kubona ikiganiro. Kereva twari twahanye gahunda. Twari twahuriye Nyagatare, tuhana gahunda ndavuga azaze Kigali tubonane. None se twavugana? Nta kibazo mbwira. Turagira ngo Kereva yararakaye cyane ngo yarashwiragiye, ari bita gushwiragira. Yarashwiragiye muri Kigali, abantu bamuvugiriza induru kandi avuga yuko byose yabitewe nawe. Byagenze bite kugira ngo uyu muntu mutenguhe aze muri Kigali aje kureba numwitabe telefone yawe ngo yikureho, ngo wayikuyeho? Niko avuga. Ntabwo njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo naramutenguhe, ahubwo wa muhungu wa mugabo ibintu byamubayeho si bebe ari hehe? Kabebe kare ko utagiye ugasiga ubundi kari unakaye mu masaha y'ikigoroba kandi bayiriwe kanuye size buryabishije kandi agude kumuzana kuri moto hawa n'umuyaga mwinshi. Yego gusa nakamuka ukura narira nabigezwa n'ubusa ngende waraye ntahari ntagarira nta kibazo. Barimo bakubita amata n'umugati bya buri gitondo. Ayo mafaranga uyabonye 200 bayaguhaye wayamaze iki? Kereva nawaza ngashaka uko nibeshaho ukabanza n'iki kintu wumva ukumbuye wumva waje gukumva hasi nagabamo n'akanyama akanyama asalamu mama nazi kugaburira. Abakomeje gukurikirana Venda TV turabaramukije kandi tubabwira ngo amahoro y'Uwiteka Imana yacu dukunda akomeze kubana namwe. Peter, amakuru bizo biti? Ariko cyagiye ko tubwiye ngo witwa ngo Cyubahiro ubundi ukavuga ngo witwa Peter Kereva. Bimeze biti ko abantu bigiye kubona avuga kuri comment ngo ariko ngo uriyo muntu ko yataye amazina yavuze mbere atariyo n'ubundi yabwasoje avuga. Bimeze bitari amazina yawe? nawe urabona yitwa Korode ariko bamubyinira Kibwa. Baza ko bakwise Cyubahiro babona gufite ibyubahiro. Ngo so nako ngakwita nabi. Marirare ya nakaragacimo. Abakoresha ku cyana Venda TV rero turabashuje kandi turabafuriza amahoro y'Uwiteka Imana. Bibaye ngombwa ko tugaruka kureba uyu mugabo Kereva. Umeze neza se? Kristo Yesu akuzwe. Ryose umeze neza kandi urasa neza n'ukuri, wambaye agapira keza, wambaye neza niko wambaye neza rwose, agapira kasa neza, bwanwa wogoshe bakujyanye muri salo n'umusatsi rwose bawukuyeho uyogoshesheje. Inda kujyanye muri salo niba yambwiye ngo nyagosheshe mufite ubwanwa busa nabi. Yakubwiye ngo ufite ubwanwa busa nabi akujyana muri salo. Nari ngo ejo navuganye n'uwo mama ambwira yuko ngo wa mukobwa yabonetse umwe warakuzanye mu mujyi wa Kigali. Ari hese korenze ko ubungubu hano nari mubwiye ngo gutegere moto agusangisha ahantu ndi ahangaha bayita Igikondo. Igikondo aho bita ku Nganje. Bwo Kigali kugira ngo yifate bisaba ngo aho ugiye uhafate mu mutwe. Nese ko naje kuri moto mbona kwirukanka na hamya gute. Mubwiye ko yitwa ngo iki? Igikondo se? Ku Nganje. Hano ni Igikondo tugiye gukora ikiganiro. Umeze neza se? Umeze neza. None se nari namubwiye ngo mpe nimero y'uwo mukobwa nawe tuze kuba turi mu kiganiro. Umukobwa mwaje kuvugana amumagaye ejo. Turashaka kugira ngo abantu bakurikirana amakuru se wa muhungu wa mugabo ibintu byamubayeho si bebe ari hehe? Kabebe kare ko utagiye ugasiga ubundi kari unakaye mu masaha y'ikigoroba kandi bayiriwe kanuye size buryabishije kandi agude kumuzana kuri moto hawa n'umuyaga mwinshi. Yego gusa nakamuka ukura narira nabigezwa n'ubusa ngende waraye ntahari ntagarira nta kibazo. Barimo bakubita amata n'umugati bya buri gitondo niko umwana arimo yinywera amata umugati mu gitondo.
barimo baramurariza nawe mama ngo afite abana bakuru niwe bari kurariza hari ibintu cyo mu cyaro bita ngo kurariza abana ubu niwe barariza iyi ntago amafungo baramara mu isoro bavuga ati murariza umwana n'abana be baramukunda nta kibazo abana be baramukunda yo bamubyeyi Imana imumugisha umutware we yarabyakiriye nta kibazo pe ubona bakureba neza se nta mutima mubi ngo ufite nk'inzu yawe yo hanze ntameka ko kwanza niberamo bebe se warara mu nzu nyine aranora umubyeyi kuko se nta nyarakuriye nta ruhaye ntarira yaba ngo ugere ku mwana muraze n'uwanjye yo kwese uri watangiye kubona imirimo nyine yamwe bashaka kunjyana mu isoko ariko ntabwo batangira gukora ushobora kujyana mu isoko Imana imuha umugisha disi none se turashaka kuvugisha rero uriya mukobwa ushobora kumana nimero ye nkamuhamagara nkamubaza ako yaba ari hafi akadusanga hano ikibazo ni umutekamitwe umutekamitwe gute se ibintu yambwiye se ubu nta kigiye neza naje kuwa mbere yampamagaye ejo hashize iminsi ine urumva se none se umutekamitwe gute umuntu twavuye ko ndi kumureba kuri telefone ngasanga ntayiriho ashira iminsi 5 akahamagara wumva umuntu koko hari umutima agira oya se kandi izana ahubwo goma nimero tumuhamagare twumve ikibazo yaba yaragize cyangwa twumve nimba ari hafi arafata akamoto asange hano nimero yenze mu kopo zideka muhamagare kuri telefone yanjye Rengiz zime Ngizi wanditseho ngo filime ngo Kigali kuki sawa bwise filime Kigali kubera nyine aho twahuriye nawe yaragiye uko ndi aho no mwanditseho ngo filime Kigali kubera hano yansanze naho yaragiye 078 akira wazibonye ngo iyi ni filime Kigali kamuhamagare reka twumvisha abantu iby'uyu mukobwa nawe aduha ubuhamya bwe niba ari nari hafi ahita dusanga hano ntabwo reka twumve bane ngo bakina filime filime se yaje aho ngaho iwanyu uri bakina yaje iwanyu uri gukina filime yari yaje mu cyaro ametse umwana n'umukura ku muhanda hanyuma anyaka nimero ngo uzamvugisha bamwe rero agafilime hano hafi nza gukina filime yanjye ndavuga ngo filime gukina filime sinabishobora ngo filime zogazimo amagara ngo ndamusanga Kigali nuko nyine ako mba telefone atayitaba ntabwo ayitaba araje yikureho iyo si nimero yanjye aribwo yise reka tureka kumukamera mu kitoze nitwa nkamiyemo ntabwo yakaba kumfata atanze aha iciyemo alo muraho neza makuru meza uri kuvugana n'umuntu bita Damatsiko ni umunyamakuru ukora kuri Venda TV2 meze neza bimeze bo amazina yawe witwa nde yitwa Queen umeze neza Queen urihangana tuguhamagaye turi live kubera impamvu hari icyo bigutwaye nta kibazo mbwira ndakumva yego turi live hari umugabo turi gukoresha ikiganiro umugabo witwa Kereva hari umugabo witwa Kereva umugabo witwa Kereva wavuye ahantu bita ngo Nyagatare hari aho waba umuzi Kereva ndamuzi muziranye gute Kereva muziranye gute rero uwo Kereva ahubwo byaranunguye kubona ikiganiro Kereva twari twanye gahunda twari twahuriye Nyagatare duhana gahunda ndamubwira azaze Kigali tubonane none se ngusaba akantu gatoya Queen uherereye ku buryo bibaye ngombwa niba bitakugoye uko waza ukatugiraho aka kanya
njyewe ntabwo byashoboka ko nabagera aka kanya kuko nagiye kuri shuti nagiye gushutinga. Ugiye gushutinga? Yego. Ntabwo uri mu mujyi wa Kigali? Ntabwo ndi mu mujyi wa Kigali. Okay. Aya none turagira ngo tuse n'abaganira gato niba tutakorogoye mu kazi kawe. Twavugana? Nta kibazo mbwira. Turagira ngo Keleva yararakaye cyane ngo yarashwiragiye, ari ibintu bitagushwiragira. Yarashwiragiye muri Kigali, abantu bamuvugiriza induru kandi avuga yuko byose yabitewe nawe. Byagenze bite kugira ngo uyu muntu umutenguhe aze muri Kigali aje kureba ntumwitabe telefone yawe ngo yikureho, ngo wayikuyeho? Niko avuga. Ntabwo njyewe ntabwo ari ukuvuga ngo naramutenguhe, ahubwo kuwa mbere twavuganye yuko azaza akansanga i Kigali. Kuwa mbere? Kuwa mbere. Yego. Wahamagaye nsanga telefone yiwe ntiriho. Yego. Noneho njyewe ubwo kuwa kabiri nafite shuti n'ubundi nafashe imodoka, bukeye bwaho nafashe imodoka ndagenda. Rero ndamutegereza nawe namubuze. Yego. Ubwo rero ikibazo cyiwe icyo ngicyo mbajije ngo gahunda twari dufitanye. Yego. Twahuriye rero nagiye gushutingira Nyagatare. Yego. Ndamubona ari gukubura ahetse umwana. Yego, ari gukubura ahetse umwana. Ari gukubura ahetse umwana. Yego. Njyewe birantangaza cyane, ndamwegera mubazi bambaye ahetse umwana. Yego. Abwira yuko umwana wiwe mama we nyine yamusize. Yego. Zawuhari. Yego. Aricyo cyatumye ngira gute muha gahunda yo kuzaza i Kigali, ariko njyewe ndi umwanditsi wa filime. Uri umwanditsi wa filime? Ndi umwanditsi wa filime. Nubwo wamubonye muri gukina filime? Yego, n'ubundi namubonye turi gukina filime, ahubwo njyewe inkuru yamaye iyo byamubayeho niyo nahise mberaho nandika indi nkuru, ariyo mpamvu namuhamagaye kugira ngo nzanayimukinishemo ibijyanye n'ubuzima arimo. Yego. Wowe mwaganiriye, wamuhaye umwanya muraganira? Namuhaye umwanya turaganira, tubarira ubuzima nk'ukuntu byagenze. Yego. Naravuye aho ngaho mubwiye yuko inkuru ngiye kuyikora, impamvu tumuhamagaye ari uko tuzamukinisha muri iyo filime. Yego. Niyo mpamvu namuhaye gahunda yuko tuzabonana ku wa mbere, azaza i Kigali ku wa mbere. Yego. Ni wowe wagombaga kumukinisha cyangwa yari afite umuntu wagombaga kuha iyo nkuru akaba ariwe wamukinisha? Bimeze bite? Njyewe ndi umuntu nkorera. Ufite umubosi? Ufite umuntu nkorera. Yego. Ubwo rero njyewe musaza wa Nyagatare nafashe ifoto yiwe nyereka bosi. Yego. Maze kuyereka bosi arananyemerera pe. Kuko n'inkuru nayo nayibumvishe, inkuru ndenda kuyirangira. Yego. Ubwo rero bosi yari yanyemereye yuko twamukinisha muri iyo nkuru. Rero ntabwo habayeho kumukinisha, ahubwo habayeho kuburana. Yego. None ko yaje kuwa kabiri kandi wowe wari ufite gahunda yo kuwa mbere, byatewe n'iki? Kuki kuwa kabiri ntabwo yakubwiye ko aza kuwa kabiri? Nakubwiye yuko kuwa kabiri njyewe nagiye gushutinga, ntabwo nari mpari. Nuko byagenze? Nuko byagenze. Njyewe nanjye ubwanjye namuhaye nimero ya MTN n'iya Airtel. Uyu munsi ashize ejo nibwo yampamagaye kuri MTN, nibwo yaciyemo ambwira ukuntu ibintu byose byagenze. Yego. ubwo yuko yahamagaye muri afite Airtel kuri telefone ndoya. Yego. Bafite na MTN muri telefone ndoya. Uwo yahamagaraga Airtel kandi Airtel yanjye ntabwo twicishamo bipfa gukunda. Ntabwo yakundaga gucamo. Ntabwo yakundaga gucamo. Rero nuko twagiye tuburana, ntabwo ikibazo ari uko ndamutengushye. None uramubwira nk'iki ko yababaye? N'ubu ngubu muhamagaye ambwira ati ni umutekamutwe yaragiye kutuma i Kigali bashyira muri za ruhurura nka Mayibobo, yatumye banyita umwesikoro. Uramubwira iki aka kanya Queen? Iyo kintu ndi bukora ni uko mwiteguraho. Yego. Kuba tuzamukinisha muri filime bose yarabyemeye. None se Queen, urabona uyu muntu iyi filime azakina, urabona uyu muntu azabijyamo koko? Uyu muntu wari wamurebye nk'umwanditsi wa filime nk'uko ubivuga, ubona iyo role wamushyiramo yayishobora? Wabibonye utamubonye ute? Yewe acimbwira inkuru yiwe. Acimbwira inkuru yiwe. Yego.
nahise mbona yuko ari umwagiteri mwiza. Yego. Niyo mpamvu nanamufotoye nkamushyira bosi. Ifoto urayifite ye? Ifoto ndayifite. Yego. Niyo mpamvu namushyiriye bosi mubwira n'inkuru nahise mwandikaho. Nyine nahise numva yuko nahita nandika filime ijyanye n'ubuzima bwe. Yego. Byeretse bosi arabikunda, yereka n'ifoto y'uwo muntu. Yego. Ubwo rero icyari gikurikiye ni ukuba twamukinisha tukazajya tumwishyura. Umwizeye yuko iyi filime azakina izarebwa ikaba yabinjiriza nawe ikaba yabasha kumutunga n'umwana we, kuko urumva yihingiraga, umuturage yihingiraga, yiberaga mu cyaro yihingira. Mwizeye yuko muzakora filime ku buryo abantu bazayikunda, abantu bakurikira Vena TV cyangwa se n'andi macyo bakurikira iyo filime yanyu, ku buryo izakundwa akabasha kubinjiriza namwe nawe akabasha kubaho mukamutunga muri mujyi wa Kigali k'ibintu bitoroshye? Genda byizeye kuko inkuru yiwe nta muntu itakora ku mutima kereka uwo muntu atagira ubumuntu. Inkuru yiwe irababaje kandi irababaje cyane. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu nawe abantu bazamusapotinga bazaba bamufashije, abantu bazarebera iyi filime azakina bazamufashije cyane rwose. Bazaba bamufashije kuko njyewe ntabwo namwishyura atanyinjirije. Yego. Ubwo filime yiwe nikurikirwa igakundwa azishyurwa neza. Azishyurwa neza. Yego. Ya Queen turagushimiye. Wihangane ko urakoze. Yego. Niba muri no kumwaragira ngo mwisegure. Turi kumwe rwose. Turi kumwe ku kiganiro, turi kumwe rwose kuri kamera ubu ngubu. Yewe nashakaga kumwiseguraho. Ntabwo ngiye namutereranye. Yego. Kuko naje mbazi mu kazi k'abandi. Nanjye nkora ari uko ndebwa ari uko nakoze. Yego. Ubwo rero ntabwo bose ari kumbwira ngo ugiye gushutinga ngaha ukomeze nzindire kandi mba ndi mu kazi. Yego. Ntabwo namutereranye ahubwo kubanza ntabwo ari bushire iminsi 2 naje. None Queen uratwemerera umunsi waje Kigali tuzaguhuze nawe kugira ngo n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bari hanze y'igihugu bakubonera no mwihuriye uri mu munsi bazi muri kumwe musangira agafata, icyo kiganiro wazakiduha? Rero icyo kiganiro nzazajya nta kibazo nshaka n'ubundi kubonana nawe kuko n'ubundi ndamukeneye. Yego. Ndamukeneye cyangwa kuzamukinisha iyo filime n'ubundi nanditse. Uriya mwana uri kuriya mu mubyeyi, uriya mwana mumuvugaho iki? Uriya mwana ko mwari muzi ko afite umwana, uriya mwana uri kuriya mubyeyi muzamukurayo muzagamufashiriza hariya uriya mubyeyi muyamurerera? None se n'ubundi niwumurera azazana n'umwana wiwe. Yego. Azagenda gushutinga deni asiga umwana kwa boss. Yego. Uriya mubyeyi namubima muzabigenza gute? Ko nawe umwana wo mukomeye avuga ati umwana naramukunze ngomba kuba yamufite. Oya. Ubundi kizaba cyamuzanye n'akazi. Yego. Ntabwo twebwe tugiye kumwaka umwana wiwe ngo ajye kure yiwe. Oya. Tuzajya tujya gushutinga ataye ajye kureba umwana wiwe. Umwana wiwe azasigirwa umukozi asigara mwitaho. Yego. Nta kibazo umwana wiwe azagira. Murumva nagirirwa ubuntu bw'Imana iyi filime ye muzamukinishamo ikarebwa, muri kumva nibiki muzamumugenera, nibiki muzaba mumugomba kugira ngo babashe kubaho neza? Mwaba muri kubitegura cyangwa muzabitegura muri kumwe nawe? Ibyo ngibyo birapfuye twabivuganye. Tupfuye twavuganye yuko ikintu kijyanye no kwita ku mwana we nawe tukamwitaho ibyo bizaba. Ariko ibijyanye no kumuhemba tuzagenda tureba ukuntu filime yiwe izaba iri kugenda ikurikirana. Bivuga yuko azahembwa n'ibyo yakoze? Azahembwa n'ibyo yakoze. Nanjye ubu ngubu tuvugana tugukoze. Nanjye bembwa nuko nakoze. Okay. Ubwo iyo filime azakina uko izagirebwa boss akunguka nawe azagamuhemba neza. Nawe azajya ahembwa neza, tubwite uburyo bwose nyine tuzakora uko dushoboye nawe yiteza imbere kuko nimubona yakoze ku mutima. Niyo mpamvu nanatwaye ifoto yiwe kugira ngo mbe namufashe. Yego. Rero nanjye icyo mwifuriza ari ugutera imbere nawe nabidufashamo agakora cyane. Queen turagushimiye cyane. Reka tugushimire ku mwanya uduhaye, reka tuganire nawe. Ubwo umunsi wageze muri Kigali nzakubaza tube twabahuza tukore ikiganiro kugira ngo n'abantu babone muri. Yego. Ntabwo bari iminsi 2 naraza nugira ikibazo. Yego urakoze cyane. Reka tukore gukomeza gukorera akazi kawe, ubwo turakongera tuvugane ku ruhare duhana umunsi uzazira tukore ikiganiro. Sawa. Imana iguhe umugisha Queen. Sawa. Clever.
Queen turivuganiye wari urimo umushinze ibyaha ngo ni umugome. Queen afite ubumuntu, uyu mukobwa n'umukobwa mwiza, ntabwo ndamubona ariko urumva bafite nk'ubwawe niko urumva yuko bari gutekereza ibintu byiza cyane. nanjye nabibonye byiza rwose, nkore nabibonye. Oya, ahubwo ndi kwibaza ikibazo mise nibaza, none ko yari yakubwiye ikintu uzagiye gukoresha i Kigali, ko numva ugiye kugushyira mu bintu by'amasinema, uzabishobora? Azabireke none ko ari amafaranga akazi kandi uko bishaka ikintu giguta azayame imbere ariko se bibasi nayo uzabikora? nzi ko nashobora gukina filime, nzi ko nashobora gukina filime buriya. None se sindakina filime, ndabona naho bazikina. none se bizagenda bite? Uzamubwira ko utabishoboye wongera kuzingira akago witahire? Mbonye undi muntu uri seriye, wabishobora? nagerageza, ntabwo nabishobora, biterwa no kugira ngo nshake imibereho y'umwana. Ariko arimo arakubwira yuko nawe akubwiye ko byagenze. Yakubwiye ese kuki yakubwiye ngo uze kuwa mbere ukaza kuwa kabiri, no kuwa mbere nabwo numumenyeshe ko utararutaje? Byagenze bite? Yewe Nyagatare aho ni wacu nta muriro ubaye. Nta muriro ubaye? Gucaginga bakoresha Mobisol solar panel. Yego, Mobisol bya Mobisol, amashanyarazi by'izuba. Yego. Rero agatelefone yoje umuriro gutya, reka bacaginga ahantu bafite solar. Ariko Kigali ni nziza rero, kubw'ibyo usigaye usa neza. Usigura ntabwo wamenye ko wa mugabo rwose wo muri Nyabugogo. Nuko telefone njya kuyifata nimugoroba, usanga biryamiye cyangwa bagahaye. Yego, nuko rero kuruwa mbere mbura umuriro, ndavuga ngende kuwa kabiri n'ubundi dufite gahunda. Ndabanza kuwa kabiri nange nsanga telefone yikuyeho. Nuko ntabwo nshaka gusubira mu byinshi. Kuwa kabiri urashogosha uraza utabanje kumuvugisha? Hamagaye nyine numva ntiyo, ndabona wenda bashobora kuba yacaginze wenda telefone itariho ariko se ndaboneka ngende. None se wenze ugera i Kigali itaracamo na rimwe? Aracamo, ngeze i Kigali nsanga ntiyaracamo, naho nageze i Kigali umuriro nawe usigaranyemo mukeya. Nibyo nta bindi. Ariko ngende kumva kubera ubuzima urimo wazagerageza bitewe n'ibyo barimo gushakaho, ubayeho uyumvamo iyo mpano ko wayishobora kubera ubuzima bwo gushaka amafaranga. Wabwira icyo abantu bazagukurikirana kuri iyo filime umunsi yasohotse? Ntabwo nayikinamo, keretse wenda mbonye umuntu utayikwiye cyangwa se akemera ko yankoreye amakosa akansaba imbabazi akaha n'amafaranga mbere. Ntabwo njyewe urabwira icyo abantu badukurikiye umunsi wakinnye iyo filime, urababwira iki? Iyo mugomba abyemeye, nange yarampumuye, nakongera kumwizera. aramuze ibyo mugomba byemeye ngoma mufaga gutunga umwana wanjye mu gihe nyine ndi muri izo gahunda ze nishakira ibindi birakanya ahandi hantu yego amakona kuvuga ko wa mubyeyi ashaka kumfata akazi mu isoko nawe ndabiparitse nkajya kuzikina hanyuma nkagerageza bakangerageza bakareba ko nabishobora nabonye bafite ibintu nk'ibi ngibi gukoresha nyine bafotora nyine n'ikese yaho twari turi bakoresha nk'ibi y'abakamera twari turi iriya nyine iwacu bageraga baza nyine bafotora babikoraga gute bageraga ntabwo nabishobora njyewe napfa kubikora ariko nagiye gushungera nyine warashungereye hari umwe ufite ikintu yakimanitse gutya hari n'undi nawe ufite icyo ngicyo n'ibindi byinshi n'amatara atari nk'aya ngaya asanzwe yo mu nzu amatara acana ku manywa amatara acana ku manywa atara ku manywa nk'abandi bari bavuye ariko ndabona filime wanayishobora ntabwo nayishobora nabanyigishije ntayishobora cyane ko nabikora nihata kugira ngo none ko bari kuvuga ko uzahembwa bitewe n'ibyo wakiye se kandi guhembwa ko biterwa n'abantu barebye ibyo ukora abantu bizeye ko bazakureba abantu bari kutureba bizeye ko bazakora muri filime ese ko bambwiye ngo bari ngo mwafashe video barandeba none nabwiye ngo bandebe n'abandi bazandeba yewe n'icyo nkora ari ubugoryi bazabureba yewe n'icyo nkora ari byiza kandi gukureba niko guhembwa nyine byaba byiza wandebye kugira ngo n'uwo boss numvaga avuga simbiza kumuza nawe azabona inyungu mbona umugati agucuruza ancuruza njye kwicuruza ubaye igicuruzwa none ndecuza mu buryo bwemewe na leta ngewe uguza wemeye kuba igicuruzwa yewe na leta apana kubwicuruza nimbona babonye
abantu babarebera ibyabo ku mateleviziyo yabo ubwo bakanyishyura umwana wanjye azabaho neza. Ubwo ni ukuvuga ngo bivuge ko abantu badukurikiye uko kureba iripfa kuba bashyizeho itafari ku mwana wawe nawe kubaho. Niba nawe ubu ngera ngo menyere gusa sinyasa uzana n'gase twakoranye. Ese kuki wihagararaho cyane? Ese kwihagararaho ngende nyine kuki wihagararaho cyane? Kuki ngo nawe ukure umuntu usaba ngo nawe unusaba? Nkunda gusaba niko nteye. Kuki wihagararaho se? Ukwihagararaho rega uri umuntu ushaka kugufasha nagare ngo kugira ngo ugire gutya. Umuntu nyine ubona ko babaye yagufasha. Kereva. Niyo kuba k'uburyo gutanze kw'ibumoso ntikwabimenye. Niko bimenye ko uburyo kwatanze. Rero nyine niba udashoboye kumbwira ngo reka mfashe uyu mwana nk'uko uramubyeyi yafashije. Nibura narebe n'ibyo nazarebe n'ibyo filime. Uko uramubyeyi yafashije ntabimusabye. Kubera umutima wifitiye mwiza n'umugisha yifitemo. Akamfasha n'undi amfasha n'atana abashaka kumfasha azagere azafata telefone cyangwa se ajye kuri televiziyo arebe ibintu ndimo gukora hanyuma bose nagera yishima aguha amafaranga ntabwo umwana wanjye nta bufasha n'ubwo n'ubufasha ubwo uzahora ubufasha mama kuri pe. Reka twizere yuko bizakunda kandi ni ukuri uyu mugabo Clever umunsi ubaza wabaye umusitari wabigenze ute? Uramutse ukiye filime karebwa umusitari wabigenze ute? Ariko n'ubu wabaye umusitari da n'ubu uri kurebwa wirirwa ureba abo ndi umusitari utari mu bigeragezo koko nyine abo wese aba umusitari mu bihe arimo ugasanga ntekereza ubwo umunsi ukinga filime uko umusitari wabigenze ute? Ni nk'iki cya mbere wakigurira uramutse ukoreye amafaranga menshi watuze nangahe? azi yanjye cyane ntarashaka najyaga nyatunga nk'ibihumbi nka 50. 50? N'ijana. Nabaga noroye amahene noroye inkwavu noroye akamasa nkahinga. Uramutse ubaye nk'umusitari ugakina filime gakundwa ugahembwa bose guhemba neza akaguha nk'ibihumbi nka 200 icyarimwe ayo mafaranga wayamaze iki? Uyabonye ugakina filime abantu bakakureba iyo filime igakundwa abantu bakayikureba kuko yavuze ko uzahembwa ibihuganye by'abantu bazaba bakurebye. Muramutse nkoze nta mpembe nkuko yatwaza ku itangazamakuru tukamushyira hanze. Yani inyandiko tuyisinyeho. Tuzaza mu itangazamakuru tuvuge ko wamukiniye filime iyo filime izaba yarebwe tubone ko yarebwe w'abantu bazaguha umusinyeho. Nure mubyeyi turi kumwe wayisinyeho iyo nyandiko muzamundegena aguhaye nk'ibihumbi 200 ifilime yawe yarebwe neza akaguha 200 wabimaze iki? Icyarimwe abaza nkava nkagira nkava mu rugo rw'abandi njya kwikodeshereza. Ubu ngubu ufite geto yawe? Niyo mu rugo barambwiye ngo nkubise umugabo avuga ngo barashaka kunkodeshereza ahantu akazu hanyuma nkajya nkabamo nyine umwana bakajya bamufasha nanjye nk'akazu kangahe? Wese zihendutse nka 5 nanze 5 b'i Kigali. Ahubwo nkibaza ayo mafaranga uyabonye y'ibihumbi 200 bayaguhaye wayamaze iki? Nabanza ngashaka uko nibeshaho ukabanza n'iki kintu wumva ukumbuye wumva waje gukumva hasi nagabamo n'akanyama akanyama asalamu mama nazi kugaburira haranyene nazirya ariko reka maze naziri kuri Noheli none ngiye kuzirya mu kwa muri ku kwezi nabo ndahajya akanyama nabujye nayo nkamugurira umwana wanjye nkamugura twenda twiza ipantaro nkayiva umugabo yankuriye agapira umugabo we ako ndayamaza muri pantaro y'inkweto Nari agapira keza rwose. Nako umugabo we yankuriye. Ndamushimira yafashe neza. Ariko anasa neza amatara yakukesheje. Urase neza ngo bamenye ko bamugo abanyamugogo. Utanyega telefone ntakozema. Nago uracomeka ninjye uri mu buriri. Ndanyiraza ku muriro nande baravuga nkate yifata gucaginga badaforoza mu cyaro yaryama. Yego ugategeka kukomangira. Kukomanga yafata mu gitondo. Yego. Imana baba mugisha badaforoza ubwo nugafata ukiye filime karebwa uzamushyira iki daforoza guhaga kariro daforoza nago nagira ajya kumusanga mu cyanga gatenge
Kandi ko mvuye i Kigali nyine. Aha, Clever urakoze kutuganiriza. Umva ubona uri Narungu. Narungu ndabona uzi kuganira. Televiziyo. Uri kureba televiziyo ubu nijoro? Ndakubaho. Ndakubaho urayireba. Umukozi ntabwo ujya bankoresha imirimo. Njye nkora nyine nkora ibyo nshatse ntabwo wankoresha. Yo. N'umwana baramubuza. Igikoma cya mu gitondo bagasoma. Ese bakoretse ikiganiro twakoze byakoreye kuri telefone? Barabinyeze bashyize baragize bagikuyeho bamwagishyize bahita bagishyira kuri televiziyo turakireba. Murakireba? Urireba? Iriya ndaseka. Iriya foto, iriya video umunsi wagize Imana kugira neza ukagira agafaranga. Iriya video izakwibutsa iki? Ntuzaguyireba ugize nk'amahirwe Kigali kaguhira. Iriya video izakwibutsa iki mu buzima bwawe? Iriya video niya gusa ni na video zanjye zenshi mu maso abantu batafashe. Nyinshi video zindi mu mutwe ni nyinshi. Byinshi nagiye nkora. Ariko cyane iriya bafashe. Ugirirwa ubuntu ukagira Imana ikakugira neza. Uzabigenza ute? Wese nako ntabwo bwa mbere nasebye. Nasebye nawe murabifata mu bikira ku mbuga zanyu ukoresha abantu benshi barabibona ko ntabwo bwa mbere nasebye. Bisaba byo ubwa rurambera mwere muzehere kare tuvuga. Ariko ntabwo nakubagirwa nyine hano. Usiye ko nta kizamini cyo kuva hano. Ngo mbonye amafaranga. Ntabwo byizeye. Umuruza yabona. Uwiteka Imana arahari n'ukuri. Reka rero tugushimire Clever. Usuze wa mubyeyi. Ndamusuhuza. Ugiye kongera ufata akamoto karakugeza ku gipangu. Ahandi nakatira. Moto ngutegera ni ku gipangu sibyo? Uragenda ndahita muhamagara umugore ko wagurutse kugira ngo asohoke hanze itaza kurenza igipangu. Igipangu ni ikanga. Yego urashwiragira. Nuko ntakundi. Ariko ubu muruzamenyera. Natwe nuko twaje i Kigali, twaje tutabizi. Yo murakubonye wowe uri mukuru ariko ubu iyo isura izongera igaruke. Reka waza ufata amafaranga y'i Kigali uzabure. Gukura umusaza ntabwo twebwe n'imyaka myinshi. Ho mibi. Barebeho umwaka umwe wonyine kuzimya. Yego Clever turagushimiye. Ubu ngubu muri iyi minsi ubu muri hafi unyenera ubwira nza sibyo se? Murakoze cyane abari bakurikiranye Venda TV2. Reka tubashimire umwanya mwaduhaye mudukurikiye mubwira simbuka ureba ku ruhande ukanda akantu bita subscribe ubundi ukore comment na share kugira ngo abantu bose babashe kureba ibintu dukora. Ni ukanda subscribe ihute ukora akantu bita akazogera kugira ngo ibiganiro byose dushyizeho ujye uhita ubasha kubibona. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Imana y'amahoro ibahe icyo umutima wanyu ushaka. Ngewe uruyoboye iki kiganiro amazina yanjye nitwa Harerimana Damatsiko Damascene. Bye bye. Sezera abantu Clever. Sawa.